ese waba uzi ko hari amagambo ushobora kubwira umukobwa byonyine ari amagambo just nta kindi kintu ukoze ushobora kumubwira agashobora kuba yatuma agutakambira se cyangwa akaba yakwifuza mu buryo bujyanye no kuba mwahuza umubese cyangwa bya bintu nyine bibera mu cyumba cy'amabanga, atari ukuvuga ngo ni wa musore ngo ufite amafaranga, wa musore ngo ufite igihagararo, ngo just ngo ni bogari ni biki, just amagambo yenda akikorera akazi kayo, nta bindi bintu byo kujya guca ku ruhande cyangwa se ujye kuvuga ngo ngiye kumuratira ibintu ngo mfite mu butunzi mfite cyangwa ibindi bintu byose mfite, ari ukuvuga amagambo yene gusa ku muntu wayasobanukira akaba yabasha kuba yatuma uwo mukobwa nyine amwifuza ku buryo bufatika. Rero tutagiye mu magambo menshi cyangwa tujye kujya mu bintu byinshi tujya hirya no hino, reka tuhite dutangirana n'aya magambo yose. Ndagusaba uyitondere, kandi aya magambo nakubwiye ngo biterwa n'ukuntu umuntu yakoresha, nyine bishobora kuba utazi kuyakoresha cyangwa se wayakoresha nabi atari uko ngiye kubikubwira ugasanga ntabwo bigenze neza, ko mu gihe uzi kuyakoresha neza gutya aya magambo azakugira umumaro, kandi nimba uri umuntu wifuza ngo umuntu kabisa uzabigenzure neza aya magambo yakoreshe bishobora kuzagenda neza. Buri ijambo ryanjye cyangwa se ushaka kuvuga uri kubwira umukobwa cyane ushaka kumubwira ngo nzi gutegeka amatwi yanjye kurusha uko niyumva nyine. Anga ushaka kumubwira ko nyine buri kintu cyose wowe ukora buri amatwi yumva nyine ibintu akenshi na kenshi n'ibitari ngombwa arabyumva. Rero iyo wamaze kumubwira ngo uzi gutegeka amatwi yawe kurusha uko wiyumva, biba bishatse kumubwira ko ikintu cyose avuga ako kanya uri kucyumva nyine, ako kanya nyine ibintu byose ari gutekereza nyine, ibintu byose ari kuvuga uri kubyumva nyine, atari ukuvuga ngo wowe uri kugenda. Kuko abakobwa benshi bamaje kwibwa ko umusore wese bari kumwe aba ari kumubaraka cyangwa se nyine abari mu bitekerezo bye nyine, atari kuvuga ngo ari kwita ku bintu avuga nyine, ahubwo ngo umusore ari kumyifuza ibiki n'ibiki, nta gahunda ndende afiteho. Ariko yamaje kumubwirira ijambo ahita avuga ngo umuntu uri kunyumva nyine just ari kunyumva pe. Rero uhora umubwirira ijambo cyangwa uri muganiriza we, muri we aba yumva ko umwumva, noneho kwa kundi akubaho opening yumve ko we wifuza ibindi bintu just ngo yifuza ngo za rompe ibiki. Hari ukuntu nyine umuhungu azagaragaza direct iyo mico cyangwa ahita agaragaza ko yifuza ibyo bintu. Niyo umukobwa yaba agukunda guys nawe abwiye ngo ntago azabikugaragariza cyangwa se ngo ntago azahita akwemera yuko kubanga gukunda ngahite ngaguhereza, ahubwo nyine azihagararaho. Ariko iyo uri gukoresha iri jambo bamaze kumuca intege mu muriro, utari uri kumwereka ko atari byo umwifuzaho. Rero iyo wamaze kumwereka gutyo nawe akageraho yiyemeza cyangwa se abona ko kabisa atari byo umwifuzaho, ahita aba open mu muriro, akumva ameze nk'aho ari kuganira n'umukobwa mugenzi we, ndetse akaba ari n'ahandi yatangira kuvuga ibintu nyine bikomeye, bya bintu nyine umukobwa batavuga imbere y'umuhungu nyine, just akisanzura. None muri ako gacu nyine just mwamenyanye kuganiramo, none nawe akaba utangira gupenetra nyine cyangwa se utangira gukora nyine utundi tuntu twawe kabisa, ukaba wamusoje niko tutangira nyine ukamwinjira neza. Buriya narabwiye ngo hano ni kuri kdrentertainment, ibintu by'ubwenge niho honyine bica guys. Niba utarakora subscribe umenya kuri gucikanwa, wereba hasi handitse subscribe, kandi subscribe guys ni by'agaciro. Ufungure no kukazojya kugira ngo ibintu nk'ibi by'ubwenge bijye bikugiraho umunsi ku wundi. Narabwiye ni buri munsi tubibagezaho, kandi ujya muri comment wisanze. Buri ikindi kintu cyakaye tutagiye mu magambo menshi, ushaka kumubwira ngo na hantu naba nshaka kuba uretse kuba ndi kumwe hamwe nawe. Aya magambo nyine akenshi ushaka kuba ukunda koresha cyangwa se ari igihe na rimwe ujya uyakoresha, ariko nababwiye ngo biterwa n'ukuntu yakoresha n'igihe uyakoreshereje. Nta kuntu uzabona umukobwa ari muri situation nzi, iri jambo uzayikoresha kenshi na kenshi ubona umukobwa ari muri situation nyine cyatsi isa nkaho atari nziza nyine, kwa kundi ubona umukobwa afite stress cyangwa se afite utuntu twamubabaje, muri kuganira nyine ubona atameze neza, wenda afite nyine mood mbi. Rero ari bwuzaye tugerageza gukoresha rino jambo, kuko mu gihe umubwiye rino jambo ngo nta hantu namwe wifuza kuba uretse kuba uri kumwe hamwe nawe, ugerageje kumwereka ko ibihe byose nyine byose bibi yaba arimo ari ukuba uri kumwe nawe, none ukabikoresha muri situation ameze nabi cyangwa se atari kwiyumva neza. None guhita umubwira ko no mu gihe atari kwiyumva neza wowe waba uri kumwe nawe nyine uko uri ushobora kwihanganira uko ameze, we azahita yumva ko muri we nyine yisanzuye imbere yawe. Ni kwa kundi umukobwa mu gihe cyose azaba afite ibibazo cyangwa se azaba nyine yacitse intege, azajya ahita kwegera nyine mukaba muri kubwe mukaba mumuganiriza. Niyo mpamvu uribona abazungu bo basobanutse, uzacunge akeka mujya muri ba filime z'abazungu cyane ubona nyine akenshi na kenshi iyo umusore ahuye n'umukobwa, umukobwa yari afite ibibazo, ubusanga ariho nyine ahita amufatirana nyine, agahita akora twa tuntu twose nyine just agahita amufatisha nyine. Uyu mukobwa uri muri situation mbi guhita umworoshye nyine ukamubwira utugambo twiza dushoboka, utugambo twiza dushoboka, aho ngaho amahirwe 90% aba ari uwawe nyuma babashe kumufatisha. Buri rero uzagerageje ijambo rikoreshe mu gihe ariko nari muri condition, ntuzavuge ngo nyine ngo nimba ngo yishimye cyangwa se ngo ari muri ambiance runaka ngo nzahita nkoresha. None se ko yishimye urumva nyine iryo jambo riragira effect cyangwa se riragira ingaruka mu bitekerereze ye.
nta ngaruka nyine ziraza kujya nawe tekereza nyine arishimye nyine muri murambiya cyangwa se muri guseka isukoresheje ijambo nyine kabisa ko muri kumwe nyine biramushimishije ariko nyine nta kintu gikomeye mu bitekerezo bye riragiye ariko kwa kuntu nyine yababaye afite ibibazo byinshi twe turikoresha ngo nyine ngo nta hantu na hamwe ndaba wumva wifuza kuba cyangwa se wifuza kujya usibye kuba uri kumwe nawe gusa just kuhita yumva nyine mu gihe ababaye just umukeneye nyine wumva ko mu gihe nubwo bitameze neza gufite aho ngaho wa musozo nyine wamurangije urumva nyine nawe ubumufatiranye n'ikindi kintu cya gatatu turagiye mu magambo menshi ugomba gukoresha nk'amagambo mu gihe wumva ko umukobwa umwifuza ku rwego ruri hejuru akenshi na kenshi ujye ukoresha cyane ngo iyo uri unyitegereza cyangwa se iyo uri kundeba cyane mba numva ngiriwe ishema nk'umuntu w'umugabo cyangwa se kuba umugabo imbere yawe ari byo bineye ishema buriya umukobwa wese cyangwa se igitsina gore cyose bizera ko nubwo waba uri umugabo gute cyangwa se umugabo w'amafuti cyangwa se wa mugabo nyine abakobwa bitanga akagabo k'amafuti ariko just nyine kumva ko uri umugabo aricyo kintu guharanira kandi nawe numva uri umusore ndabizi iyo ugeze imbere y'umukobwa cyangwa ugeze imbere y'igitsina gore nimba uri n'umugabo uba wumva ko umukobwa arakubonamo ubugabo nyine atarakubonamo ububwa nyine uba wumva ko nyine ubugabo bwawe burahita bumugaragarira mu maso noneho just uba usa nkaho umubwiye ngo kuba ariho nyine just ubugabo bwawe nibwo nyine kuba umufite no kuba ari iruhande yawe nibwo wumva ubugabo bwawe bwa nyabwo buhari nyine just uba usa nkaho wiyegereje mu nshingano ze nyine umushyize nkaho afite uruhare runini mu buzima bwe uri kubyumva uruhare runini mu buzima bwe rero aho ngaho atangira nyine kwiyumva ko ari umuntu w'agaciro imbere yawe pe w'agaciro none mu gihe wabihuje n'aya magambo yose twagiye tuvuga akaba yatera intambwe nyine akakubaho open akisanzura ndetse akumva nta n'ipfunwe cyangwa se nta n'ikintu yatinya kuvuga ari imbere yawe ndetse nta n'ikintu yatinya gukora aho ngaho atatangira kuganira na bya bintu nyine uba wumva umukobwa atakuganiriza mu gihe nyine wamugaragarije ko nawe just umugabo wese yitondera ubugabo bwe ariko mu gihe umubwiye ko ubugabo bwawe nyine mu gihe ahari ari bwo bubona cyangwa se ari bwo bugaragara nawe nyine kwa kundi abatinya ibintu cyangwa kuba open nawe ahita bitinya nyine nawe akisanzura kuva ko yari kumwe nk'umuntu waba uri nk'umukobwa mugenzi we akisanzura rero muri uko kwisanzura cyangwa se muri uko guhita kubaho open nawe nibwo nyine uhita uvuga ngo uyu muntu kabisa ushobora kuba natera intambwe noneho nanjye ngabo ntagira utwo nikorera gake munganye wa gasoko nyine ugahita ureba nimba hari icyo yakumara ikindi kintu cya kane tudatinze mu magambo menshi ushobora gukora mu gihe uri kuvuga ngo ndi kwifuza uyu mukobwa cyangwa se ndi kwifuza uyu muntu ko hagira uko abigenza ugomba kumukoresha iri jambo uvuga ngo ndashaka kugufasha kumva ko nta kindi kintu kibaho uretse wowe gusa ahangaha abakobwa pe icyo mbakundira baba barasobanukiwe ibintu byose cyangwa se trick zose ushobora kuba asobanukiwe ibintu byose abagabo bakoresha ngo bamuterete ariko umusore araza umugabo wese akaza yabigenjeje neza muri ubu buryo nyine twarebye neza ndetse abitwara neza ariko niyo umukobwa yaba abizi abakobwa bo intege zabo ziba mu matwi pe ibira ababizi ko nyine atari byo cyangwa se ushaka kuba uri no kumubeshya ariko nyine bikanga n'ubundi bikamuca intege nyine just mu bitekerezo bye nyine just ukabikontorora ibitekerezo bye kandi abizi ko ibintu uri kumubwira bidashoboka ushaka kutereta umukobwa abizi neza ko nta n'igare ufite cyangwa se nta n'ikintu na kimwe ufite ukaza kumubwira ngo uzamwubakira inzu nyine ibintu nk'ibyo ku mukobwa wenda usibye ko abenshi babaye abasirimu ushaka kutabimubeshya ariko nyine ushobora no kubibona umukobwa wese ushaka kumutereta ukaza ukamubeshya ikintu nk'icyo ukabona nyine bamwe bashobora kubyemera kameme aho usibye ko hari n'abandi batabyemera rero n'aya magambo nyine ijambo ushobora kuyikoresha nyine ugahita wumva ngo umukobwa ngo wese ngo yahita yumva ngo uri kumubeshya ibiki ariko just nababwiye guys biterwa na situation y'umukobwa arimo wo control situation ugiye kumubwiriramo ikintu kabisa aho ngaho uramufatisha kuko nyine ntago aba ari gukontrola nyine ibitekerezo bye umuntu buriya iyo yishimye yababaye cyangwa se arakaye ntuzafatirane cyangwa ngo uzegere umukobwa ngo uze gukoresha aya magambo ari muri normal umuntu yari muri ibyo bihe bigera kuri bitatu yishimye arakaye cyangwa se ababe cyangwa afite agahinda gakabije aho ngaho nibwo utangira kujya ukoresha amwe muri aya magambo kuko nyine niyo mpamvu bavuga ngo ntuzigere ufata umwanzuro uri muri ibi bihe wishimye cyane wenda uri mu rukundo nyine cyangwa ufite ibyishimo bikabije ufata umwanzuro utatekereje kuko n'uburi gutekereza neza kameme cyangwa se warakaye cyane nyiri utari gutekereza neza kubera imijinya n'ibiki naho ngaho ushobora gufata imyanzuro uhubutse cyangwa se utatekereje neza niyo mpamvu n'aya magambo nakubwiye ngo uyakoresha iyo muri ambiance buri jambo ryose uri kujya nakubwiye aho urikoresha ndetse n'irindi ukarikoresha bitewe na situation urimo ndetse nimba ababaye cyangwa se afite umunabi ibiki n'ibiki cyangwa afite nk'ibibazo nyine bimuremere ukagira amagambo ukoresha nyine bihita bihura ibyo bitabijya bigahura n'ibitekerezo bye afite ndetse ugasanga ibyo bihe nyine arimo nyine kabisa akeneye umuntu uvuga ayo magambo nayo mu gihe uyakoresheje ugatuba wabasha kuba wafata nk'ukwiye cyangwa se uko ari kugutekerezaho ndetse akagumya kuba yagutekerezaho rero n'iri jambo ngo ndashaka kugufasha kumva ko nta kindi kiba uretse wowe gusa uzarikoreshe mu gihe ubona umukobwa iryo niyo warikoresha yishimye cyangwa ababaye kuko byose ni kimwe n'uyu mukobwa iyo yishimye cyane
kabisa kumva ko umuntu yishimiye uko yishimye cyangwa se kubona ko yishimye nyine bikagira nyine abantu nyine bikabashimisha nawe yumva ko bimushimishije pe. Hari umuntu wishima nyine ukahita ubona ko bafite vibes nta wundi muntu biri gufataho, uzabicunge bikunze ko umuntu nibwo ari guseka nyine ukabona nta muntu bifasheho, ariko ari n'undi muntu ushaka guseka nawe ukumva nyine waseka, cyangwa se ushaka kubona umuntu anezerewe bikagutunga nawe ukahita wumva se uyu muntu n'iki cyamunejeje nyine ibintu nk'ibyo, cyangwa se wa muntu urakaye nawe wakibaza impamvu yarakaye nyine ibintu nk'ibyo, just umuntu umucaringa bitewe n'ikintu runaka. Nanga rero umukobwa iri jambo ushaka kwikoresha yaba yishimye yaba ababaye, iri jambo uzarikoreshe pe. Akenshi na kenshi no uyikoresheje muri uwa peke cyangwa se muri abantu habenyine, kenshi ushaka kugenda neza nyine kuko nyine wamaje kumugaragariza ko ako kanya nyine ari wowe nawe gusa nyine nkuko maze kubivuga, noneho akaba kuba ashobora kuba yatatera intambwe noneho akakwiyegereza nyine ibintu nk'ibyo bikaba byagenda neza. Muri ibintu byose ntago bipfira mu kuvuga cyangwa se bipfira mu kindi, ahubwo bipfira muri condition wabibwiriyemo umuntu. Si uko ushaka kuba utazi kuvuga imitoma cyangwa se utazi kuvuga amagambo meza cyangwa utazi kuba wamanipura ngo ube wahindura umuntu ngo abe yakora ikintu, ahubwo wowe ntuzi kubara condition y'umuntu arimo ngo wabimubwira. Upfa kugenda wenda gihubutse runaka ngo uhuye n'umuntu upfa kumubwira ibintu ntuzi ko ari gutekereza, ntuzi biki. Ibi bintu byose aba ari ugutegura guys, ndavuga ngo ngenda ateguye ndamubaze ncunza ameze gutya ndagenda mubwiye, ncunza ameze gutya ndagenda mubwiye. Nibyo rero bishaka kuba byatuma ugera ku cyifuzo ushaka. Si uko biba bidakora pe, si uko nyine nimba waranabigerageje biba bidakora, ahubwo nuko wewe ntuzi gutagetinga umuntu uvuge ngo uyu muntu ari gutekereza ukunda mubwira gutya. Rero wewe twari kumwe akanya kuva ku kintu cya mbere kugeza ku cya kane guys, uri uw'agaciro pe, uw'agaciro. Wowe icyo ngusaba no kuba warakoze subscribe aho hasi ndetse ugafungura ku nzogera. Hano ni kuri kdrentertainment, aho nyazahaca ibintu by'ubwenge. Niba utarakora subscribe please yikore, kandi ujye ukanda na like kuri iyi video, share ni y'agaciro kugira ngo nyine ibintu nk'ibi bigere ku bantu benshi by'ubwenge. Ikoresha ya nine nta kabuza, reka tuze no kwana mu bindi biganiro by'ubwenge mu kanya gato cyane. Ciao ciao.